Turashima Uwiteka iki gitondo kiza yongeye kutugarura imbere yanyu. Ni Pasteur Serugendo Dismas, twaje tubazaniye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tubanje kubasuhuza mu zina rya Yesu. Mana ibagirire neza. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye wera wa Isirayeli, Mana urera kandi urakiranuka, urakoze kubw'ubuntu bwawe. Turacyahumeka muka w'abazima kubw'imbaraga zawe. Twageza ahera hawe, utufashe tuyobore kubwo butumwa bwiza tugiye gutambutsa. Abatumva bose bagirire neza, iri jambo ryawe rigire cyo ribamarira iki gitondo. Uwo twirukanye ni mwanzi Satani, muka wera tukwa ikaze ngwino bane natwe mu zina rya Yesu. Amen. Nguko twavuze, Mana yacu ni nziza, yarakoze kutuhagakiza, yarakoze kutuha umurimo. Nimba turiho nawe ni shimwe ry'Imana kuba tukihumeka muka w'abazima, kuba tukiri bazima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turimo kugenda kubona misi irimo kugenda itambuka. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu, kwa tariki 20 mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2022. Twatangiye umwaka nize ko tutafite byishimo n'umunezero, tufite ubwoba tuzabaho gute, ariko twabonye ko Imana niyo ishobora byose, turiho kubw'imbaraga zayo. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni byo kurya byo mu kiranutsi. Ijambo ry'Imana rifite bundi bubasha mwanya twaryumvise ryo kongera tena kudukundisha Imana, ryo kongera tena kutuha imbaraga zo kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Tugiye kusoma inguru nziza z'ubwoko bwa Bisirayeli, kuko batubereye inzira, batubereye urugero rwiza yo kubona uburyo Imana yagendananye nabo. Turasoma igitabo cya Abami ba kabiri gice cya gatandatu murongo wa 24 tumanuka ku 30. Abisamariya bagotwa batera inzara bararyana. Abisamariya bagotwa batera n'inzara bararyana. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera Isamariya, aragota. Maze Isamariya atera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya kane cy'agakondwe kamwe k'amahunguru y'intuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami wa Bisirayeli anyuze ejuru y'ingike z'amabuye, umugore aratakambira ati, ndengera nyagasani umwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera nabikura hehe? Nabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramusubiza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwayo ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore, ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga ejuru y'ingike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, nabona yambaye ibigunira
ku mubiri. Ayo niyo magambo tugiye kuganira kuki gitondo kiza. Uvuze ko amagambo y'Imana ndagwisaza, amagambo y'Imana ntago ibura uburyohe, amagambo y'Imana buri gihe cyose radukomeza muri urugendo rujya mu ijuru. Amagambo y'Imana ituberera igipimo yo kutwereka igipimo turi aho tuhagaze naho tugomba kugera. Niyo mpamvu tugomba gukunda amagambo y'Imana nguko tukunda ibindi bintu hano ku isi byo kunezeza umubiri cyangwa se byo kugufasha ku mubiri. Ariko mu buryo bwo mu muka tutafite ijambo tuba twapfuye. Torero ritafite ijambo, abakristo batafite ijambo, iba mu kibazo kuri twebwe. Abasamariya bagotwa, atera inzara, bararyana. Cyari igipimo kimwe gikomeye ku banyasamariya. Bagoswe, muko kugotwa kwabo, kihugu cyabo cyagoswe, nta gusoka ndakwinjira, bimara ntago Bibiliya tubwira igihe cyamaze, ariko byaje kutera inzara, abantu batangira kuryana. Hanyuma y'ibyo, Benihadadi umwami wa Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya aragota. Uyu mwami Benihadadi umwami wa Siriya ntago tuzi icyo bapfuye, ateranya ingabo ze zose arazamuka atera mande Basamariya aragota, mudugudu wose w'abanyasamariya arabagota. Abamubwoba cyane ku bantu bari batuye hagati mu mudugudu, nabo uwo bemeraga asoke, nawo kwemera ko yinjira. Mbese mirimo yose rahagarikwa. Abacuruzi ntago bagikora ubucuruzi bwabo, nta kujya kurangura, nta kujya kucuruza. Bandu baragotwa, baguma mu murwa wa Samariya. Ntago tuzigiye ndambara yamaze, ariko haje kubamo kibazo cy'inzara muyo murwa wa Samariya. Mu ibyo biye mwami wa Benihadadi umwami wa Siriya yaje kubatera. Hano murongo kurikira wavuga maze i Samariya atera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe. Icyo gihe inzara iratera Samariya. Navuze ko nawinjira nawusohoka, nawujya kurangura nawucuruza. Ibyari biri hagati mu murwa, nize ko barabicuruje birashira. Abantu nabo ibyo baguze bararya birashira. Bigeraho abantu batangira kwifuza ibyo kurya batakibasha kubibona. Bikageraho abantu batangira kucuruza igihanga cy'indogobe, batangira kugicuruza n'amahunguru y'inuma. Ibyo nibyo byindu byabaye ku isoko, igihanga cy'indogobe n'amahunguru y'inuma. Abantu batangira gucuruza ibyo bintu. Bandu batangira kurya ibyo bataryaga. Bandu batangira kwifuza ibyo batifuzaga ku buzima bwabo. Bagura igihanga bashiramo ibiciro. Ufite amafaranga agure igihanga cy'indogobe. Nize ko inyama y'indogobe icyo gihe nacyo cyari kimaze kuba ku kindi urwego rukomeye. Bashiramo ko Bibiliya iremeza icyashirwaga ku isoko ni igihanga n'amahunguru y'inuma. Bashiramo n'igiciro, abantu batangira kuzigura, kandi bikabamo itakibasha kuba kugira ku baturage bose. Inzara iratera mu icyo gihugu, bibazo biba byinshi. Buriya nimba ari ikigeragezo gikomeye kiba cyambere ku muntu, ni ikigeragezo cy'inzara. Mureke tushake Imana bene data, kuko rimwe na rimwe Imana ishaka guteza abantu bibazo, Imana ishaka gutuma abantu bagera mu bipimo bimwe bikomeye, kandi tukabura amafaranga ikabura igisubizo. Aho bigaragara ko mu murwa wa Samariya ariho abantu bari bafite amafaranga, ariko bashaka kugura ibyo kurya byiza bifuza birabura. Amafaranga rimwe na rimwe ntago shaka kutubera kifuzo kibibazo byose dufite. Rimwe na rimwe ushobora kugira amafaranga ariko ukababara. Rimwe na rimwe ushobora kugira amafaranga ariko ukabura amahoro. Rimwe na rimwe ushobora kugira amafaranga ukifuza gukoresha ikintu runaka mwanya nayo cyangwa se bikuremereye. Niyo mpamvu mureke tushaka Imana mbere na mbere ni Imana.
kuko ariyo ituha ibihe byiza, kuko ariyo iturinda, kuko ariyo ituha sante nziza. Yesu atufashe kandi atugire neza abantu b'Imana. Kubwirira ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Batangira kugura igihanga cy'indogobe n'amahunguru y'intuma. Bukeye umwami wa Bisirayeli, Bibiliya iravuga ko anyuze ejuru y'ingike z'amabuye. Umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani. Umwami wa Bisirayeli agenda mu ijuru inguke y'amabuye, nawe icyo kibazo kiramubabaje. Nawe abona ko aho bageze se aba baturage nzabamarira, aba baturage bizagenda gute ko inzara yaduteye. Umugore aramutakambira ati mwami ndengera. Yesu atufashe. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera nabikurahe? Nabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Uwiteka ataturengeye, nindi undi waturengera? Mwami asubiza umugore ati Uwiteka atakurengeye, ibyo kukurengera nabikurahe? Ni mu mbuga. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Sasa bibazo byinshi tuhura nayo ku isi, na wundi murengezi ukomeye dufite atari Imana. Mana itaturengeye, na wundi waturengera bene data. Mana itadufashije, na wundi wadufasha. Niyo mpamvu byiringiro byacu, bwenge bwacu, tugomba ngufu zacu, butunzi bwacu tugomba kubushyira mu maboko y'Uwiteka. Nuko ibona muri misi abantu barimo kupinga by'Imana, abantu batakikunda by'Imana, abantu batakiemerera abakozi b'Imana. Ariko tumenye ko mutabazi ukomeye ni Imana. Mwami aramusubiza ati Uwiteka atakurengeye, ibyo kukurengera nabikurahe? Nabikura ku mbuga cyangwa ku rwengero? Ubona bibazo byinshi tufite, cyane cyane tugereranye n'ibi bihe turimo. Usanga buri muntu wese afite ikibazo cye, wo kurengera undi simbizi. Teretse Uwiteka wenyine niyo twabwira ibibazo byacu. Mana niwe utubere igisubizo, Mana niwe wadufasha, Mana niwe wadukomeza, Mana niwe watuhumuriza, Mana niwe gisubizo cy'ibibazo mu bibiye turimo. Niyo mpamvu turakangurira abantu b'Imana, mureke twiringiye Imana, mureke tushake Imana, mureke dukorera Imana, mureke tusenge. Iyi minsi twabaye abanyandege ngeya mu gusenga, bitotsi bibaye byinshi, ndege ngeya zibaye nyinshi, kwiriza ubusa kwananiye abantu. Se tuzanesha Satani gute mu gihe tutasenga, mu gihe tutabashije kwiriza ubusa? Umwami aramusubiza ati ubaye ute? Abaza uwo mubyeyi, ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, ejo tuzarya uwanje. Se ubaye ute? Uwiteka atakurengeye, niyo ijambo twatangiranye nayo. Uwiteka atakurengeye, ibyo kukurengera nabikurahe? Se ubaye ute? Ati uyu mugore arega mugenzi we, kuko hari impaka y'abagore babiri hano bagize ikibazo kubw'ikintu kitwa inzara. Ababyeyi babiri bagize ikintu kitwa, navuga bagize amasezerano, bagiranye amasezerano bombi. Kubera ko nzara yabamereye nabi, nzara iteye mu murwa, nta bufasha bafite, baricara baravuga ko se tukora iki? Buri muntu yari afite umwana. Umwe arabwira mugenzi we, reka uyu mwana wawe w'umuhungu tumurye. Mane dushoboje. Cyari igipimo gikomeye, nuko uyu munsi tuvuga ko hari ibibazo, ariko nize ko ndago turagera mu iki gipimo aho umubyeyi yemera kurya umwana we. Si kibazo cyo ngicyo. Kuva twaremwe cyangwa kuva Imana yaremye isi n'ijuru, ntago yemera umuntu arye mugenzi we. Ibyo ntago byabagaho. Ariko kubw'inzara aba babyeyi babiri bashyizemo ubumvikane hagati yabo yo kurya abana babo. Umwe avuti reka umwana wawe tubanze uwawe uyu munsi. Umwana wawe w'umuhungu baramufata, baramubaga ngihene, navuga gutyo, bamaze kumubaga ngihene, Mana y'imbabazi sinzi uwo munsi kuko bari bafite inzara nyinshi, baramurya.
nta n'ikintu na kimwe basigaje. Bukeye bwayo mu gitondo arahaguruka nawe agenda kubwira mugenzi we, se ejo twari uwanjye, uyu munsi nawe uzana uwawe tumurye. Ko nizeye ko uwo nguwo ntago yemeye gutanga umwana we. Arareba mugenzi we ati genda we wagicyucyu we, niwe wemeye ko turya uwawe, ariko uwanjye sinshobora kukwemerera ko turya uwanjye. Asa umugore biramuzunguza, arababara, agira akahinda. Akurikije amasezerano bagiranye n'umugenzi we, zana uwawe w'umuhungu uyu munsi tumurye, nanjye uwanjye tuzamurya ejo. Aremera kurekura we, baramurya nguko basezeranye. Ariko bukeye bwayo yanzara ko kuyidashira, iyi minsi abantu barimo kwicana kubw'inda, iyi minsi abantu barimo gutandukana n'Imana kubw'inda, uyu munsi abantu barimo gukora marorerwa menshi kubw'inda. Ifunguro ry'umunsi riracyumuza abantu, ifunguro rya saa sita rigacyumuza abantu, ifunguro rya nimugoroba rigacyumuza abantu. Bamwe bakica abandi, bamwe bakiba abandi masaya nimugoroba batashe. Yesu atugirire neza. Mureke twiringire Imana, tukore byo gukiranuka, tugende nguko Imana ishaka, dukundane nguko Imana ishaka. Asobanurira umwami ibyo ngibyo. Umwami aramubaza, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Umwami arabyumva. Bigezaho aho mugera ku rwego rwo kurya abana mwabyaye, nawe arababara. Murongo ukurikiraho, nuko duteka umwana wanjye turamurya. Mwumva uyu mubyeyi aremeza ko batetse umwana we, bakora iki? Baramurya. Bukeye bwayo ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, noneho yamuhishe. Ibyo birego bigera ku mwami. Mwami nuko yumvaga ko inzara, cyangwa yabonaga ko inzara yateye mu gihugu, ariko yaratarumva kirego ngicyo. Yaratara yumva ko inzara ibagejeje ku rwego rw'ababyeyi kurya abana babo. Mwami Yesu atushoboje. Iyi si mureke tugenderemo neza, tucishwe bugufiya, kuko isi yaremwe n'Imana, kandi Imana niyo itegeka isi. Tubane amahoro n'abantu bose, kuko tutazi ihererezo ry'isi, nta muntu uyizi. Ibizaba mu kwezi kwa karindwi ntago tubizi. Amaze kubwira umwami ibyo ngibyo, umubyeyi avuga kahinda ke yari yafite, buryo bariye umwana we kubwo masezerano bagiranye. Bukeye bwayo abwiye mugenzi we ko azane sasu we bamurye, aramuhisha. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore, ashishimura imyambaro ye, arababara. Umwami amaze kumva amagambo y'umugore ati, ni aho niyo abaturage banje bageze ku rwego rwo kurya abana babo, aho n'inzara itugejeje ku rwego rwo kwica impinja bakazirya. Ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga ejuru y'ingiki y'amabuye. Arashishimura imyambaro ye ejuru y'iyo ngiki y'amabuye. Abantu bo bamurebye, abantu bamurebye banyuza mu myambaro ikitse, babona umwami yashishimuye imyambaro ye. Myenda asigaye yambara ni imyenda ikitse. Mwami arababara, mwami arabura amahoro, mwami arababara kumva ko abaturage be bageze ku rwego kubw'inzara, bageze ku rwego rwo gufata abana batoya babarye. Bagira nayo masezerano. Ati arareba, nize ko yagize amarira, mwami ninde uzadutabara n'ibi bibazo, ninde uzadukuriramo iki cyago cy'inzara, ninde uzadufasha? Ashishimura imyambaro ye. Abamubona bose babonaga ko mwami afite yambaye imyenda ikora iki? Ikitse. Mwene data, bibazo birahari ku isi, aho abaturage nize ko ku buzima bwabo bose kuva na kera, abaturage bizeraga ko nagera ku mwami ntago azataha amaboko masa,
nagera ku mwami akamugezaho icyifuzo cye cyangwa kibazo afite, mwami agomba kumuha igisubizo. Ariko uyu mugore abwira mwami kumurengera, mwami aravuga ko Uwiteka atakurengeye, ibyo kukurengera nabikurahe. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Cyari ikibazo kimwe gikomereye abatishoboye kikagera no kuba bishoboye. Cyari ikibazo kimwe cyateye ku baturage kikagera no ku mwami, kibazo cy'inzara. Barya abana babo, mwami abyumvise arababara, ashishimura imyenda ye. Se ninde wadufasha mu bibazo bidukomereye? Nize ko ari Imana yonyine. Turakomeza icyo gice, turasoma hariya ku murongo wa Abami ba kabiri, turacyari ku gice cya 7 murongo wa mbere no ku wa 2. Mu ibyo biye byabo by'ibibazo, mu ibyo biye by'inzara, mu ibyo biye by'akahinda, mu ibyo biye byo kuboroga, mu ibyo biye byo kuburana, ari igihe umuntu ahura n'ibibazo avuga ko reka nshake kuhungira mu kindi gihugu. Ariko bo bari bagose mu murwa wa Samariya. Yesu ashimwe. Abinadadi yari umwami wa Syria, yari yagose umurwa wabo n'abaturage be bose, n'abasirikari be, navuga gutyo. Sasa inzara ibamerera nabi mu uwo murwa. Barareba bavuga, ninde wadufasha, ninde wadutabara? Aho mwami yashishimuye imyenda ye, aho mwami yatangiye kubwira abaturage be Uwiteka atagufashije, byo kugufasha nabikurahe? Ariko Imana kuko ari Imana yaturemye, Imana kuko ari izi byose, Imana kuko ari ushobora byose, Imana kuko ari utegeka bikaba, Imana kuko ateza ikibazo kandi akazana n'igisubizo cyabyo. Murongo wa 2 gice cya 7 Abami, murongo wa 1 no ku wa 2. Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Mumva kundu Imana imeze nayo muyo marira, muhako kahinda. Elisa nawe muhanuzi w'Imana atunguka imbere, ahanura ko bagiye gukira. Haleluya. Bukene dufite Imana irabizi, bibazo dufite Imana irabizi, ishatse ko twakira uyisaha nabyo Imana niyo ifite bubasha, ayo ifite rufunguzo. Nimba yafunze ndawakingura, nimba Imana yakinguye ndawakora iki? Ndawakinga. Tubyizeye abakozi b'Imana, bibazo dufite imisi mureke tushaka Imana, twizeye Imana. Abakristo bene data, tusenge Imana, tumenye ko Imana niwe gisubizo k'ibibazo byacu. Elisa aravuga ati, nimumve ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka yavuze ngo, ejo igihe ngiki ku irembo ry'i Samariya indego y'ifu y'ingenzi azagurwa ishekeri 1, kandi indego 2 ya sayiri nazo zizagurwa ishekeri 1. Ni inkuru nziza ivuye ku Uwiteka. Ariko mwumve kamere y'abantu no kutizera kwacu twebwe abantu. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru, be nibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko nduzabiryaho. Uzabirebesha amaso ariko we ntago uzabiryaho. Aha, twirinde muri urugendo, twirinde abantu biratira amasezerano, twirinde abantu barimo kwikubita ibituza uyu munsi. Nimba ari urwego Imana maze kukugezaho, cishwa bugufiya. Nimba nawe utarava aho waruri, ukomeze ucishwe bugufiya gusa. Mana nwikura gucyavu, Mana nwikura hasi kashira hejuru, kandi ni Mana nwikura hejuru ikacisha bugufiya. Elisa abazanira inkuru nziza. Aka kajambo nasomye numva ndanezerewe. Mwaya marira, mwibibazo aho ababyeyi batangiye kurya abana babo, yari kibazo kimwe gikomeye. Umva ya magambo y'Imana ubitekerezeho. Wahagarara gute mu imisi? Wagendana n'Imana gute? Elisa arahanura yuko bagiye gukira. Buriya nizeye ko nuko byabaye gutyo, ntago yabuze ko abanyamasengesho bari ku kikumba basenga Imana. Udutabare mu bibiye,
turengere mu bibiye, dufashe mu bibiye. Inzara ndawundi watukiza mana, ni wowe gusa mana yacu. Mana yumva kusenga kw'abakiranutsi, hatari iminsi abantu basige tusenga mu kavuyo tutakiranuka mbere y'Imana, tutuba Imana, tutihana ibyaha. Oh Jésus Kristo, tufashe tugirire neza. Mana yumva kusenga kwabo, yoreze umukozi wayo Elisa ahanura yuko bagiye gukora iki? Gukira. Abantu bari bageze ku rwego rwo kurya abana babo, abantu bari bageze ku rwego rwo gukora iki? Ryo kwiheba no kubona ko nta yindi nzira tuzabonamo butabazi. Abantu bari bageze kurya batangiye kurya ibitakwiriye kuribwa, mutwe w'indogobe. Cyari kibazo. Uyu munsi nize ko twebwe uyu munsi nta umuntu wakwemera kurya umutwe w'indogobe. Bamwe bavuga ko ntago bakiribwa, ariko kigeraho inzara irigisha mundu gukora iki? Kurya. Elisa aravuga ati nimumve ijambo ry'Uwiteka. Oh haleluya, kugira abakozi b'Imana, kugira abahanuzi nayo biba byiza. Babahanuzi bubaha Imana, bakiranukira Imana, mano y'ubuhanuzi, mano nziza itukomeza, ituyobora, tumenya amabanga y'Imana. Mpamvu mureke tusengera abakozi b'Imana, dusengera abanyimpano, kuko ni impano nziza ishobora kudukura mu bibazo. Ati nimumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo ngikigiye. Abantu bari bafite inzara, abantu bari bashonje, abantu berebaga ko twapfuye, bafite amafaranga, ariko icyo gihe amafaranga nta kintu na kimwe agomba kugura kuko ntabyo. Ejo ngikigiye ku irembo ry'i Samariya, intego y'ifu y'ingenzi izagurwa ishekeri imwe, kandi indego ebyiri ya sayiri nazo zizagurwa ishekeri imwe. Mana ndago yazamuye igiciro icyo gihe. Bibyo kurya byari byabuze, ariko Uwiteka amanura igiciro atazamuye mu iminsi abacuruzi. Natwe turebe kundu turimo kugendana nabyo. Ariko Elisa ahanura, ahabwira icyo Imana yamutumye ko bagiye gukira. Umva umuntu umwe icyo yaje gusubiza ku murongo wa 2. Ariko umutware w'umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati. Umutware w'Imana, uwo Imana yegamiraga asubiza umuntu w'Imana ati, naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru, be nibyo byabaho. Mureke dutinye ijambo rivuzwe mu kanwa k'Uwiteka. Mana nimba yavuze ni Imana. Mana ndaguhinduka, nimba yavuze no kubikora izabikora. Mana si umuntu. Abantu basigaye basenga Imana batayizi, basenga Imana batayizera, basenga Imana batayihesha agaciro, basenga Imana badakiranuka mbere yayo. Niyo mpamvu mureke tube maso, niyo mpamvu mureke tutuba Imana, mpamvu mureke tucishwe bugufi ya iki gihe cyacu. Ati umuntu arasubiza ayo magambo. Umuntu asubiza umuntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru, be nibyo byabaho? Aramusubiza ati, mumve hano ijambo Imana yategetse ku uyu muntu wakoze iki? Utemera kwizera Imana, washatse kukokora iki? Gufobya ubuhanuzi bw'Imana ku mugaragaro. Ntago yabashije no kugira ubwenge avuga reka mbaze ntuze. Bisabamo kugendana n'ubwenge ku ibi bintu by'Imana mu gushaka kwacu Imana. Umukozi w'Imana arimo kuvuga iby'Imana yamubwiye, nawe arahaguruka aravuga ko se be nibyo bizabaho. Nuko Imana yafungura amadirisha yo mu ijuru, akingura amadirisha yo mu ijuru, be nibyo bizabaho. Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntago uzabirya. Bwana Yesu asifiwe. Uzabirebesha amaso wowe ko ntago uzabirya. Kuki yabwiyo ijambo? Kutizera ko ari Imana yavuze, kutubaha ijambo ry'umukozi w'Imana yashaka kumenyesha, kufobya. Kuko Imana yaje kushaka kubakiza, abakure mu bibazo, abahanurira ko bagiye gukira.
ibibazo by'inzara birarangiye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'amarira birarangiye, mugiye gukira. Ejo ngikigiye ku irembo rya Samariya, ifu izagura gutyo, ifu izagura mu shekeri gutyo. Ati ariko se mureke. Uzi ko kusuzugura abakozi b'Imana byatangiye kera no kubapinga, ariko se bindu ngibyo. Kandi umutware niyo mwami yakoraga iki? Bibiliya iravuga ko uwo mutware mwami yegamiraga. Mwami yari yamwizeye ku buryo bwabo. Ariko asubiza mukozi w'Imana Eliya aya magambo. Umuntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru, be nibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko nduzabiryaho. Uzabirebesha amaso ariko nduzabiryaho. Kandi nize ko ntago yabyizeye, nize ko uwo mwanya ntago yakiriye ayo magambo ko ivuye mu kanwa k'Uwiteka. Mugende nuko mumera, nkuko abantu barimo gufobya bakozi b'Imana mu bibiye. Nimbara 2-3 bakoze icyaha cyangwa se bakoze ibibi, ariko aracyari 7,000 bitarafukamira bahari, baracyavugisha ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu ugomba kumvira no kubaha ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Mu ibyo byose nize ko magambo ye yatangiye kwereka abaturage, se mubona umwami wa Siriya bagose igihugu cyose, nta muntu winjira, nta muntu usoka, twisuzumye hano hagati mu gihugu, nta depo zose, stoke zose zashize, tugeze ku rwego rw'abantu batangiye kurya imitwe y'indogobe n'amahunguru y'intuma. Akaza kutubwira ko ejo ngikigiye ku irembo rya Samariya, tuzanyura he tugere ku irembo rya Samariya? Ariko Imana ivuga ikintu cyayo, bene data, ni gisubizo kirahari. Twebwe tushaka gushakisha inzira y'ibisubizo, ariko ku Mana biroroshe kubona inzira y'igisubizo. Yesu atufashe. Tukomeje ku murongo wa 3 tumanutse hasi, Bibiliya iratubwira iki? Ababembe ababembe bagarukanira abandi inguru z'agakiza. Ababembe bagarukira abandi inguru z'agakiza. Mu icyo gihe bagabo 4 nuko Bibiliya tubwira. Numanuka epfo ku icyo gice cya 7, Abami ba 2 murongo wa 3 kugeza kwa 13. Ababembe 4 bagabo bari barwaye uburwayi bw'ibibembe, babakuye mu murwa bajya kubashira hakurya hanze y'umurwa. Abo babembe ibyo bakoraga batungwaga bisigazwa biva mu murwa wa Samariya, kuko nta bushobozi bari bafite. Uzi ko uburwayi bw'ibibembe burakora iki? Burafata n'ibirwa, abantu barwara ng'ibisebe biva amazi n'amaraso, bigaca ibirenge cyangwa se ku maboko, nyama ikagenda icika. Bamwe rimwe na rimwe bimaranye igihe kirekire, ukasigara ng'ikimuga. Nta bundi bushobozi bari bafite. Aba bantu nabo bari bihebye mu icyo gihe cy'inzara. Aba bantu nabo bari babonaga ko bagiye gupfa, kuko butabazi bwabo bwavaga ku murwa. Abo bo ku murwa ibyo baryaga bagasiga, niyo babayoherezaga ati mujyanire bari ababembe. Aba babembe nabo baricara barasanga nabo inzara yabateye, bafite amarira mu icyo gihe, bafite akahinda mu icyo gihe. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Iyi minsi nimba urimo kuryo kahaga, menya ko ari abantu barimo gusonza. Iyi minsi nimba urimo kubara amafaranga, menya ko ari abantu babuza amafaranga. Iyi minsi nimba urimo kurara mu nzu nziza, menya ko ari abandi barimo kurara hanze, barahari. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Niyo mpamvu bikore byose ube umenya ko ari Imana yangejeje hano. Niyo mpamvu byose wizere nawe Imana yawe, usengera bagenzi bawe bakiri mu bibazo. Icyo niyo nzira nziza y'umukiranutsi yagenderamo. Uwo niwo mutima mwiza y'umukiranutsi agomba kukwizera, kwizera no gukorera Imana. Aba babembe bakoze iki? Reka tumve sasa nabo.
kandi ubwo ariho abagabo bane b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, ikitwicaza aha kugeza aho dupfira niki? Ariko twavuga tuti, twinjire mu murwa, kandi inzara irimwo twagwamo. Kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze tugende, nimuze tukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni gupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya ku irembo rya Samariya. Rutangirira basanga nta muntu urimo, kugeza Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikirenge cy'amagari n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami wa Bisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Murongo wa 4 wa 8. Nuko abo babembe bageze aho urugero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa. Basanga bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Barahaguruka binjira mu ihema, binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inguru nziza. Dugicecekera niturinda bucya tuzacibwaho urubanza. Yesu atufashe kandi adushoboje. Mu ibyo bibazo byose Abanyasamariya bahuye nabyo, muko kutakambira kwabo, muko kwiheba kubw'ibibazo by'inzara, twavuze ko nyuma abagabo bane bari barwaye ibibembe. Abo bantu babakuye mu murwa, babaga nyuma y'umurwa. Kubw'iki bibazo by'uburwayi bwabo, ati bataza kwanduza abandi. Kuva na kera mu mabwiriza y'Abisirayeli, umurwayi w'ibibembe ntago yabanaga n'abantu bazima, bamushyiraga kure yabo ataza kwanduza abandi. Kandi aho bagabo bane, twavuze ko batungwaga n'ibisigazwa bivuye mu murwa, kandi mu murwa hateyemo inzara. Nabo batangira kugira ibibazo, baririra Imana, batakambira Imana mu ibyo bihe barimo. Ati twatungwaga n'ibiva mu murwa. Sasa uyu munsi umurwa nabo batewe n'inzara. Baravugana iki? Abo babembe bari ku irembo baravugana bati, ikitwicaza hano kugeza aho dupfira niki? Ariko twavuga tuti, twinjiye mu murwa, kandi inzara iwurimo twagwamo. Nuko rero nimuze tugeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. Baricara ku bwabo barareba, bavuga ko se kwicara hano ni urupfu tururi imbere yacyo. Se nituva hano tukavuga ko tugende hariya mu murwa wa Samariya, naho kuko hari inzara, naho ni ugupfa. Tukora iki? Twebwe dukomeze dukurikire ingabo z'Abasiriya. Yesu atufashe hano tubakurikire, kuko nibadukiza tuzabaho, nibatwica tupfe. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro.
kuko basangaga nabo babonaga ko nta bundi buzima bafite, kuguma hano turapfa, kwinjira mu murwa wa Samariya ari inzara, turapfa nayo. Reka basi tugende aho abanzi bacu bariho, nibatwemerera tuzabaho, nibatwica nabyo n'urupfu tu. Ijambo riratubwira iki? Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugero rw'Abasiriya. Rutangirira basanga nta muntu n'umwe urimo. Abo babembe kubwo gusenga kwabo, kwizera kwabo Imana, aho abanzi babo bari baturutse bavuga ko oya twebwe ndago twajyaho bene wacu bahari kuko inzara yateye, mureke dukurikire aba ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica basi reka tupfe tu kuko nta kindi. Ariko baragenda bageze ku ihema rya mbere basanga nta muntu n'umwe urimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami wa Bisirayeli yaguriye abami b'Abaheti, abami b'Abanyegiputa baze gukora iki? Kudutera. Kandi yari abantu biki barwayi b'ababembe bagendaga mu kugenda kwabo amaraso rimo kubava mu maguru. Ariko uru rugendo rwabo Mana yumvishije ingabo z'Abasiriya ko ari ingabo z'amafarashi zaze kubatera. Baratekereza avuga ko buriya mwami wa Bisirayeli yatuguriye abandi bami b'Abanyegiputa n'Abaheti kuza kuturwanya. Abantu barahunga, bagenda bakora iki? Bazirika amandogobe zabo n'ibintu byabo barabisiga, bo barahunga, baragiye bati turapfuye turashize. Kandi barabandu baki abarwayi b'ababembe niyo bazaga ku muhanda, mani bumvirisha ko iri mafarashi ikomeye n'abandi n'ingabo zikomeye umwami wa Bisirayeli yafatanye nabo kuza kubarwanya. Barahunga, basiga amafaranga, basiga ibyo kurya byari bihiye ku mahema, basiga myenda myiza. Aba babembe nabo baraza. Yesu Kristo atufashe kandi atugire neza. Kwizera Imana ni ikintu kiza, kuhagarara ku munara ni ikintu kiza, kubana n'Imana ni ikintu kiza. Mu izina rya Yesu Kristo menya ko bibazo byawe bigerageza ufite, mwanya wagaze neza n'Imana ndakinanira Imana. Abo mu murwa bo bari bihebye, babona ko turapfuye turashize. Ariko ababembe bane, abantu basuzuguritse, abantu batemerwaga, abantu baryaga bisigazwa by'abandi, abantu babagaho babona ko buzima bwabo bugiye gushira, nibo baje kuzana inkuru nziza. Barakomeza bageze mu aho navuga iki murwa w'ingabo y'Abasiriya yari yatangiye. Bagezeyo basanga nta muntu n'umwe uhari, bose barahunga. Barinjira mu ihema rya mbere basanga ibyo kurya byahiye birimo, bararya baranywa, baragenda bafata amafaranga, bafata imyenda myiza, bafata izahabu, bagenda kubihisha ku ruhande, nimba ku ruhande babikura mu ihema bajya kubihisha. Bavuga ko hariko natwe tugomba kugaragaza kimenyetso. Yesu Kristo ashimwe mwene data. Emera gusuzugurwa, kuko ari abantu bamwe basuzugura abandi, yaba no ku murimo w'Imana bakabona ko bamwe batafite nta mumaro bafite. Bamwe bagasuzugurwa kubw'ubukene, bamwe bagasuzugurwa kubw'ubuzima bwabo. Ariko ndukasuzugura umuntu kuko utazi mugambi w'Imana ku buzima bwe. Ndukasuzugura umukene kuko utazi ko ejo yazamurwa nawe ku yindi ntara, kuko Uwiteka nubikora. Tusengerane, dushikame, tufatanye amaboko no gufashana, dufashane bene data. Iyi minsi mbona abantu bishize ku rwego ruri hejuru, kandi ari abantu bayoborwa n'umwuka, kandi abantu bahora mu rusengero. Nimba Imana yamuhaye imodoka, nta musi n'umwe yahesha mugenzi we lift. Abandi basohoka ku rusengero yaracana imodoka, batambuka ku muhanda. Yesu atugirire neza. Ibyacu bwe tuhagwa, ibyo mugisha w'Imana ntago ari yacu twenye nyine. Mugisha w'Imana tugomba gufatanya na bene data. Mumva inyigisho z'aba babembe, bamaze kurya baranywa, bafata bintu bimwe by'ingenzi hariya barajya kubihisha. Ati ejo nejo batatutunguye, ariko twebwe tuzaba tufite ibanga ku ruhande. Barakomeza tena bajya ku ihema rikurikiraho. Bahageze nabo basanga nta muntu n'umwe uhari.
ngabo zose z'Abasiriya zirahunze, basiga amafaranga hanze, basiga bintu byinshi hanze. Bari ababembe barongera tena bararya baranywa, bakoramo barafata bintu by'ingenzi baragenda kubihisha. Ati ibi bizatubera ikimenyetso. Kandi murongo wa 9 baza kuvuga, hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza. Ducecetse tukarindira bucya bizatuberera ingaruka. Uyu munsi ni umunsi w'inkuru nziza. Se wowe umenya umunsi w'inkuru nziza ku buzima bwawe, umunsi Imana yakoze igitangaza, umunsi Imana yagukuye hasi, uhamiriza ko ari munsi wabwira bene soko namwe mukomere, Mana yangiriye neza namwe zabagirira neza. Ati niturindira buke izaducirwa urubanza ruzatuvaho. Bati tukora iki? Tugomba gusubira mu murwa wa Samariya, tugende kumenyesha iyi nkuru ko Uwiteka Imana yacu yakoze ibikomeye. Ibyo kurya ni byinshi mu iki gihugu, nabo baze tubisangire. Yesu ahabwa icyubahiro kandi ashirwe ejuru. Niyo mpamvu uyu mwanya mwiza nkunda kuvuga ijambo navuga ko toro Pentecote tumaze gutakaza umucyo y'itorero, tumaze gutakaza mirimo y'imbuto z'umwuka wera, tusige turabacyamanza. Kandi iyo siyo mirimo twamagariwe. Ababembe baraguruka, bamaze gufata bintu bimwe by'ingenzi babihishe ku ruhande. Amaze kubihisha ku ruhande, aya barasohoka baravuga ko tugende. Barasubira inyuma, baragenda nguko ubushobozi bwabo bwari bumeze. Baragenda bageze ku ngoro y'umwami, bahamagara abarinzi. Ati twazanye inkuru nziza. Haleluya! Se inkuru nziza iki mwazanye mwebwe ababembe? Barabasuzugura. Ati inkuru nziza yacu. Ati oya, iyi nkuru nziza ndago mwatubwira twenyine, reka tuhamagaye abakorana n'umwami. Baraza barabamenyesha inkuru nziza twazanye. Twagiye mu murwa w'Abasiriya, tusanga batahari, bose bahunze. Tusangamo harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, turarya turanywa. Tusangamo amafaranga, ibyo kurya ni menshi. Niyo mpamvu twavuze uyu munsi ntago twaceceka tutaza kubabwira iyi nkuru nziza. Nabo bafata inkuru barajyana ku mwami. Mwami araza, mwami aravuga ati mwebwe ababembe mwe, ibyo mutubwira nibyo. Ati mwami, ibyo tukubwiye ni ukuri, kuko ni bintu turebesheje amaso yacu y'umubiri. Mwebwe buriya mwami nawe ababwira indi jambo. Ati buriya muziko buriya umwami w'Abasiriya amaze kumenya ko Abisirayeli dufite ikibazo cy'inzara, niyo mpamvu yakoze iki? Niyo mpamvu yatucizemo mu icyo gipimo. Bashobora kuba bari ku ruhande yari bihishe mu ishyamba. Arashaka ko twebwe tuze twinjire, hanyuma badufata amateka. Mwami ntibazane icyo gitekerezo. Ariko ababembe bavuga ko twazungurutse hose, kuva ejo turi mu wo murwa, turareye mu ijoro ryose, nta muntu n'umwe twabonye, nta muntu n'umwe tumvise. Mwami, ushatse watwemera, ushatse wakumva inkuru zacu twazanye. Aya mubari abakozi bagaragu b'umwami, umwe aravuga ko mwami, njyewe igitekerezo cyanjye ureke tufate indogobe y'imwe hano n'ifarashi, tugende turebe nimba ibyo ababembe batubwira ari ukuri. Suko twabwira Abisirayeli bose tuze tujyemo, reka twebwe tugendemo bakeya, tugendane nabo batwereke ibyo baje kutubwira. Baremezanya, baragenda. Bahageze basanga kwa kundi ababembe bababwiye. Babona ko ari byo kurya byinshi, babona ko harimo ibisigazwa byinshi. Barakomeza tena ku ihema rya kabiri, basanga nta muntu n'umwe uhari. Nyuma y'ibyo baragenda babwibwira umwami. Bamaze kubibwira umwami, umwami yashiraho itegeko, abantu be babanza kugenda. Bahagezeyo bavuga ko ari mwese abantu bose bashonje, mugende ari ku murwa w'Abasiriya, mugende mugure ibyo kurya kuko byabonetse. Bagezeyo basanga ko ari mastoke buriya abakera babikaga bakinika bintu byinshi, basangamo ibyo kurya birahari. Bashyiramo itegeko ati umuntu wese ufite ifaranga
kuvuga mugende ku murongo abe yinjira umwe agure biwanye n'amafaranga ye asoke. Gisubizo k'Imana kiraboneka uwo munsi. Abantu bose baragenda bafite ibyishimo, bafite umunezero. Gisubizo cyazanywe nane n'abantu basuzuguritse, n'abantu bitwa babembe, bavuga ko uyu munsi ni munsi wo kuvuga nguru nziza. Ibyo Imana yakoze ndago twaceceka, reka tugende tubwire nabo abene wacu. Abisirayeli bose baza banezerewe, bishimye, babonye ibyo kurya. Bamwe bari batangiye kurya abana babo, bamwe bari batangiye kubona ko bapfuye birarangiye. Ariko munsi w'Imana uba ku bantu, butabazi bw'Imana buhora buri ku bantu. Mureke dukiranukira Imana, mureke twizeye Imana. Ibi bihe nabyo tubigereranyije na bya kera, bibazo by'inzara birahari. Isi yose irimo kuvuga inzara, biciro byazamutse. Ninde twakwiringira? Ninde iminsi abakomeye natwe batakomeye? Nize ko twese turi gipimo, twese biciro byatuzamukiye. Mureke twiringiye Imana, kuko Imana niyo gisubizo cyacu bene data. Nawe ndukihebe kubw'ubukene bwawe, senga Imana gusa, titiriza. Nago wamenye inzira z'Imana. Abagezeyo bafungura ayo mastoke, abantu batangira kugura ibyo kurya. Yesu ashimwe. Gisubizo k'Imana aho kibonetse, abantu bumva ituze, abantu bumva amahoro, abantu bagarura umunezero, abantu bagarura ibyishimo. Imbundu ziravugwa, gushima Imana kuraboneka, kunezerwa kuraboneka, urukundo rurongera tena ruragaruka. Kuko Imana yatanze igisubizo kiza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ubuhanuzi y'umuhanuzi Eli yarahanuye avuga ko ejo ngikigiye ku irembo rya Samariya ibyo kurya bizagura shekeri gutya na gutya. Abantu bose ijambo Imana rekora iki? Iremeza ubuhanuzi bwayo. Yesu ashimwe. Mana niyo ibasha kwemeza ijambo ryayo. Niyo mpamvu mureke twizere amagambo y'Imana turimo kubwirwa mu iyi minsi. Twizere ko Imana nivuga kandi Imana ni isohoza ijambo ryayo. Mana sumundu twebwe turabesha, nago tukitinya icyaha cyo kubesha, ariko Imana ntago ibesha. Nimba yavuze ikindu isa yayo nigera, Mana iratanga igisubizo. Mwako kanya tugiye kurangiza. Wa mundu wabwiye Elisa avuga ko nuko Imana yafungura amadirisha yo mu ijuru ibintu ngibyo byabaho. Bibiliya iravuga ki nawe yaraje, mwami yamubwira genda urinde mutekano neza, urebe kundu abantu barimo kugura, urebe kundu abandi barimo kubigurisha. Nawe araza ahagarara ku marembo, nuko Bibiliya ivuga, ahandi abantu baguraga. Ariko mu kuhagarara kwe, kuko abantu bari benshi, Bibiliya iravuga ki abamo kavuyo k'abantu baza aragwa, baramukandagira. Kubwo abantu binjiraga kugura, baramukandagira. Uwo muntu wapinze ijambo rya y'umuhanuzi akora iki? Arapfa. Yesu ahabwa icyubahiro, kuko muhanuzi yamubwiye iki? Uzarebesha amaso ariko ntago uzabirya. Aracyari bantu bihumbi 7 bitarafukamira bahari. Nuko abantu basige bapinga ubuhanuzi, ariko kuva na kera nabonaga buhanuzi bukura abantu mu bwiyebe, buhanuzi bongera abantu byiringiro n'ubuhanuzi, kuko Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi ukiranutse, Mana isohoza yo jambo. Wa mundu wapinze muhanuzi akora iki? Arapfaho. Ariko yarabirebesha amaso, kubirya yari yatarabirya, ijambo ry'Imana rirasohora. Abisirayeli bagura ibyo kurya, Abisirayeli baranezerwa, Abisirayeli babona igisubizo cy'Imana, bashima mwami, banezerwa. Nize ko indirimbo z'Imana ziraririmbwa, imbundu ziravugwa, mashimwe ravugwa. Kubera ikinzara nikigera kindu gikomeye, abana baribo birwaga barira, mwanya bari baje kurya, uwo mugoroba baranezerwa, bariri Imana, bashimira ababyeyi babo, baranezerwa bene data. Niyo mpamvu natwe bibazo dufite twavuze ko mureke twiringiye Imana. Mana ishaka kudutungura n'igisubizo hano, ariko tutashaka kumenya inzira z'Imana. Mureke twihangane, tukiranukire gusa Imana, dufatanya amaboko, kuko turi ingabo za Kristo. Dufatanya amaboko, turwanye mwanzi wacu we Satani, dusabe wo mu ijuru, we mu ijuru azatuha ibisubizo. Burwayi ufite ntago bunanira Imana, bukene ufite ntago bunanira Imana.
imana, bigeragezo by'inzara dufite ntago binanira imana, ibi byorezo ntago binanira imana. Mana yaturinda nabyo, mana yatuisha nabyo, kuko ariyo mana yacu ikomeye kandi ariyo mana yacu ishobora byose. Tugiye gusenga imana. Jambo ry'Imana niryo, nushaka wirizeye, nishaka iminsi wihane ugende nguko imana ishaka, kuko abakora ibyo gukiranuka nibo bemerwa n'Imana. Turagushimye wera wa Isirayeli, tunejejwe nawe kubwirira ijambo. Reka turisengere mu butwari n'imbaraga zawe, rigere ku buri muntu wese, kandi wumva riri jambo rimugirira umumaro. Yesu, utuwe byiringiro mu imisi, utuwe gukiranuka mu imisi, utwongera imbaraga zo gusenga. Nabo nasanze abakiranutsi benshi bacitse indege kubwo gusenga, bandu batakiriza ubusa, bandu batagifata biye. Abari mu iki kigo cyacu bashoboje, abakozi we bakomeze bagirete n'ijambo ry'imbaraga, abahanuzi bawe ukomeze beze batugirire amabana busabane bwiza, nawe babashe kwanura bintu by'ukuri bikomeza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Turasenya mbaraga za Satan, turasenya migambi ya Satan iteza abantu ndegengeya, iteza abantu kwiheba, iteza abantu gusubira inyuma mu izina rya Yesu. Amahanga yose yafashe, Afrika yafashe, bibazo by'inzara biri hose, bibazo by'ubukene biri hose, bushomeri buri hose. Girira neza abantu bawe, shoboza abantu bawe, komeza abantu bawe. Satani atsinzwe, bandu babe mu muka wo kumvira ijambo ryawe, bandu bizera ijambo, bandu bahindukire mana, mavi yose gufukamire, ubutware n'ubushobozi bwawe bugaragare. Abarwayi bakize, abari mu bibazo barinde, bihugu biri mu bibazo bishoboje, kuko ari wowe Uwiteka. Turagushimye, amahoro yawe bane natwe turinde mu iki gihugu, tuhishe mu mababa yawe, urinde abawe, urinde abakozi bawe, kuko ari we Mana ushobora byose. Uwo twirukanye ni Satani, migambiye mu imisi, iterabwoba ry'abadayimoni ibitakwiriye mbere yacu. Mana uturinde kandi udushoboje. Turagushimye, urakoze kubwo butumwa bwiza. Uturinde Mana, utwambike imbaraga iteka ryose, kandi icyo tugusabye cyane nuko musumuza tuha bugingo buhoraho. Urakoze, sabira ubwoko bwawe amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha. Murakoze kututega amatwi. Reka tubahe nimero zacu, mushaka kutugirira inama, kandi ingunga rikomeye tubasabye mube mudusengera Imana idushoboje muri urugendo, kandi ndabizi ko butabazi burahari. 0782439754. Murakoze, Imana ibane namwe.